wa mwizi. Yaenda kumuryango kumwe usanga gace mu wundi. Anachunga mlango mmoja, mwizi anapita mlango mwingine. Imana yacu ibarose. Anakuwa mahali pote. Anachunga aliyekuwa safari siku ya jana. Na sisi anatuchunga. Kugira ngo duhurire ku meza yayo, tutanye kwa meza yayo. Twari turi kumwe nawe. Jana tulikuwa nanyi. Twari dufite umwanya mugufi. Tulikuwa na muda mfupi. Jana kabisa bari tukaganira ku mpano nziza yitwa ubumwe mu mbaraga. Kalamu nzuri nasema umoja natwe. Mungu alikuwa nasi kandi ndatugenderera alitugenderera. Abari bari hano umunsi w'ejo hapa siku ya jana bafatanyije kushirikiana kuona mkono wa Bwana. Ubumwe ni ikintu cyiza, umoja ni kitu kizuri, kandi Imana nayo yuko igira ibyo ikora. Na mbere Mungu ikora cha kufanya yabanjije yakora ubumwe, yakafanya umoja. Yari iri kumwe n'ingabo z'isi pamoja na majeshi wa mbingu, ibagisha inama zawatendasha. Inababwira iti, nasema iti turi mu muntu gusa, kila mtu tunafanana yacu na sura yetu, senati akora na sisi amutwara akora mutawala muri kwisi ibiko ulimwengu. Nuko barabikora wanatenda bamaje kumurema kisha Mungu Imana imutegetse. Mungu anapatia utawala. Ubwo yavuye ku murongo alitoka ku mstari, Imana yari yamuhaye ubutegetsi anapatia utawala. Ariko sogokuru Adamu baba kwa Adamu yanga bamugirira neza. Ese wakora iki ngo umugendere? Sifanya nini hapa uwe vizuri? Ati turi mu muntu gusa, agira ishusho yacu, umuntu wari usa n'Imana, utariko nafanana na Mungu. Rumba hari kera n'abana Imana irangije iravuga iti, nzaba mu ijuru ariko uzaba umutegetsi w'isi, uzategeka byose uhereye ku bimera n'ibikururuka n'ibigenza amaguru ane, utakuba mutawara. Ariko kubw'integereje kubwo kuva mu mwanya sogokuruza Adamu yanga bamugirira neza, ava mu mwanya nafasi yake. Bisabye ngo tube mu mwanya Imana yaduhaye. Impano nziza rero yitwa ubumwe n'imbaraga. Basanze ari ikintu gikomeye. Burya umuntu uri wenyine abaga ari nk'umubye, ntabwo aba agafatanyije n'abandi ndetse ntabwo aba agafatanyije n'Imana, ahubwo ibyo arimo bimutwara mu byo ararikiye. Ibyo ararikiye rero bimuzanira uburwayi, ubwo burwayi bukamuzanira urupfu. Ngo aratwita, anachukua mimba, yamara gutwita yanda ikabyara icyaha, cya cyaha nacyo kikabyara urupfu. Twasomye ahandi havuga ati umurunga kamba w'inyabutatu nangwa umugozi w'inyabutatu kamba watatu ntabwo ucika vuba katika mbio. Sinzi nawe uri kubyina umugozi w'inyabutatu ntucika vuba, aho ni ku mpano yitwa ubumwe. Ubumwe nizo mbaraga. Nutandukana na bene se, ugatandukana na bene wanyu, nta kintu kizaba kikujyana n'irari. Ibyo urarikiye, ibyo urarikiye bizatwara inda. Inda ibyara icyaha, icyaha nacyo kizaye mauti. Reka ngubaze, acha nikuulize, uragana wewe unaelekea wapi? Urabaruka wapi unaenda wapi? Elisa abaza Gehazi ati, Elisha anauliza Gehazi, unatoka wapi? Gehazi unatoka wapi? Gehazi anavuga ati, Gehazi anasema databuja, umugaragu wawe mtumishi wako aho unagiye kwenda mahali. Elisa nawe ubwo bakurikiraga wa mugabo umutima wanjye ndiwajanye nawe, ubwo bamuhagarikaga unamusimamisha dore kugubesha ndanganya ibibembe bya Naamani bizakombeho wewe n'umuryango wawe kuko warubesha. Nta kindi kijyana umuntu yagiye wenyine, si iby'irari.
sibyo umugozi w'inyabutatu kamba wamikawa tatu gucika haiwezi katika mbio, gucika haiwezi katika mbio. nugenda Ukitembea bitandukanyije n'abandi kutenganisha na wengine. iyo irari ryawe iyo rikujana Moyo wako kwenye kupeleka ibyo uzahurira na byo hariya navyo pale chini. Sijui Sawuli ngo agiye kuvumwa gufata abafurere anaenda kulanda au kamata wandugu ashaka kubafunga akitaka kuwafunga. ahurirayo n'umugabo witwa Imana Anakuta na mwanaume anaitwa Mungu. ibyo yahuriyeho nabyo murabizi Yeye alikuta navyo mnavijua. ariko umugozi w'inyabutatu Lakini mkaba wa utatu ntabwo ucika hauwezi katika mbio. ese dushaka kubumwe Wewe unataka kuwa umoja. Imana ibahe ababyifuje hamwe nanjye Wanatamani kama mu mbingu. izina rya Yesu Katika Kristo. jina la Yesu Kristo. Imana yacu ni nziza Mungu wetu waambie. bongera baratubwira bati Naongeza watambie umutima w'umunyabwenge roho ya mwenye hekima ugenzura ibihe n'imana inatazama wakati na hukumu. ariko Lakini umupfu mpumbavu ubwenge bwe akili zake buva mu mafuti inatoka kabisa mu maovu yake. iyo umuntu afite amafuti Kama mtu iko umurimo na maovu, kuri nama anakosa kutosha. aho niho kuri nama zo kumuyobora ariko njye ndi kumwe na dusaba nkaba ndi kumwe na yeri nkaba ndi kumwe na bose niyo waza n'iki ntabwo waturana aho turi ngo ababiri wawili barutura mmoja iyo baryamye wakati wanalala barasusurukira wanakuwa na kifukutu. mbese uri umwe Kama huko mmoja ashobora gususurukira unaweza basi kifukutu kile. ari umwe Ukiwa mmoja ababiri bamunaniye wawili wanamshinda kuko nta mbaraga wakuwa hana nguvu. umwe rero ni imbaraga Mmoja ni nguvu. duhaguruke dusome Wape tusome maneno ya Mungu. ariko mujye mushima Imana ni abakolosayi Wakolosai igice ni gitatu mfano tatu turahera ku wa 12 mstari wa 12. turasoma mu izina rya Yesu Kristo nuko kuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi no kwihangana mwihanganirana kandi mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha kuko umuntu agize icyapa n'undi kuko umwami wacu yabababariye aba ariko namwe mubabarirana ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambare urukundo kuko aribwo murunga wo gutungana rwose mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe kandi mugire imitima ishimwe ijambo rya Kristo ribe muri mwe rikwiriye rifite ubwenge bwose mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora ibyo mubikora mu izina ry'Umwami Yesu mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Imana yacu ni nziza kandi ifite imbaraga. Reka dusabe Venuste asengere aya magambo kandi asengere n'imitima yawe. None Data wa twese uri mu ijuru, ntabwo tuzahwema kuvuga kuko ari ryo zina rikuru risumba ayandi, niryo zina dukirizwamo, niryo zina duhererwamo agakiza, niryo zina duhererwamo imbaraga, niryo zina ridukura mu ntege nke rikadushyira mu mbaraga, niryo zina rikiza abarwayi, ni naryo zina rihagurutsa ibirema, niryo zina rikomeye munsi y'ijuru. Dusomewe amagambo mwami, turakwinjiza kugira ngo uyatungure
y'amagambo yawe atari ibyo kurya mwami umuhereze ibitangiro n'iherezo bisabye mu izina ryawe. Murica Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Icyubahiro ntabwo ari icyaha gusaba, ntabwo ari icyaha kigeho, ntabwo icyubahiro ni icy'Uwiteka. Impamvu tuvuze ko tuje dushimira Imana, Anasema tuko tunashukuru Mungu. reba ku burebure bwanje n'ubugufi bwanje, Angalia urefu wangu na ukubwa wangu. nkareba n'ubugari bwanje, Na upana wangu. ngasanga ntawe nzi. Naona hakuna mahali. Ariko nareba bene data, Nikiangalia wandugu. kareba iyi Imana yankuye. Mungu alitoa. Ntacyo twavuze turi batanu, Wetu tulizaliwa tuko wasita. kandi n'ababyeyi baracyari. Tena wazazi wachungaji. Ariko Imana yabinyagakiza. Lakini Mungu aliwanyima wokovu. Ubwo nshimye Imana hari uwangaye. Imana yankuyeho ntihabwa icyubahiro. Icya kabiri nagize ko mfatanye namwe Nataka tushirikiane na nyinyi. dushimire Imana Shukuru Mungu. nuko Imana yampaye bene data n'abashiki bacu. Amepatia wandugu na wadada zangu. Iyo yabikoze ntihabwa icyubahiro. Hayo Mungu sifa. Jewe ndayishimiye. Mimi namshukuru. Kubona bene data, Ona wandugu. kabona abashiki banje, Ona wadada wangu. kandi barankunda. Tena wananipenda. Ubwo nabura gushima Imana. Wenezi kukosa kumshukuru Mungu. Uje mureka ngishime. Naacha kumshukuru. Yampaye abakunzi beza. Patia wapendwa wazuri. Uzi impamvu? Unajua sababu? Kugira ngo tuzaragane. Nta kindi Kuna chengine. nicyo yabampera. Kile kinachonipatia Uje mumfasha tuyishime. wewe nisaidia kumshukuru. Yabikoze rero ntihabwa icyubahiro. Sasa haya hakuna sifa. Ishimwe ryacu ni rigari, Ndani yao kabisa ni ndefu. ariko umutima Imana irabizi. Lakini ndani ya moyo Mungu anajua. Ushobora kuvuga uti burya yakuvanye kugira ngo uzaje uratubwiriza. Naweza kusema naweza kutoa kule kile tuhubiri. Oya, Hapana. kibandana bitatu uwo munsi ndibatera. Tuanze ile siku nilibatizwa. Ariko Lakini yamanije yanzisha mu nilianza butaha ndani kabisa ya kugira ngo manza sobanukirwe iyonja kuelewa kwenye naelekea. kwari heza, Kama ni pazuri. manza sobanukirwe iyo narindi Wewe kwenye nilikuwa kwari mu nzira yo kurimbuka. njia ya kuangamia. Burya mu idini Kumbe ndani ya sehemu bari umugezi uri inyuma, kama kuna Mwenyezi Mungu yuko hapa, namubonye kumwangalia ambabari alilehemu. umudini ni hano. Mzehemu ni pabaya. Bashobora no kukubwira ngo Naweza kuambia eti ingongo yambaye ipantaro. kabisa Mungu alivaa pantalo. Ese tukubeshe, Bidanganya. ariko ugeze iwacu Lakini kufika kwetu barakubwira ko Imana yambaye umubiri pia Mungu alivaa kugira ngo ironke umuntu, kusudi apate uwo muntu ahabwe agaciro. Iyo Mana utayishimanira iyaguyeyo ntihabwa icyubahiro. Ivanayo na Pawulo Tatoa na Paulo imuturayininga y'imyaka iri. mafunzo ya miaka 3. Imana yamukuramo bya bintu byose byo kwanga bene data, byo kwanga Imana, byo kwanga mesaje. Pawulo amaze kubiruka byose, Akishatabika vyote. Imana imuha umurimo. Mungu anapatia kazi. Imaze kumuha umurimo, Anapatia kazi. Pawulo aravuga ati Paulo anasema eti hari abambanjirije, na wenyewe walitangulia. reka nsubire Acha na nirudie nje kubareba. niende kuangalia. Ibyo uzakora byose Vile vyote udafite uwo uri kubyigana, hakuna mwenye na unaangalia hapo. ugakora ibijya mu mutwe wawe, Unakuja ndani ya kichwa yako. ngo ugiye kumanza waje kwiga, Unaenda kujifunza ugiye kuja kuyakora bibirike, ngo maze wige, uzabona amasomo yo hejuru, masomo hali ya juu. uzavuge ngo guhera mu itangiriro kugeza mu gutegeka kwa kabiri, ngo ibyo bitabo bikurikiranye uko ari bitanu, ngo ni Mose wabyanditse, ngo yabyanditse ari mu butayu, ngo yabyanditse ari hehe. Imana yacu ntibayiga, Imana yacu barayizera, bamara kuyizera ikabihishurira. Uri hanze
y'ibyo kuko icyaha bile ntabwo azajya mu ijuru. Uzajya gushaka Imana muri teoloji ntabwo azayibona. Imana ibonekera mu ijambo ryayo. Uri gusomera nawe ukaryizera. Wamara kuryizera ugakizwa. unaokoka. Imana yacu ni umukozi w'umuhanga. Mungu wetu ni mtumishi Izina ryayo rihabwa jina icyubahiro. lake liposi. Niyo mpamvu kugira ngo uje wishime Sababu nakwambia kwenda kushukuru. bikamubwira impamvu. Acha nikwambie Ntabwo sababu. mwari mwabyumva. Hakuja kusikia. Buriyo bandemika. Wakati kwa nyumba ninakuwa ngombe. Mujya muri koroga mureba izo bana. Ndani ya soka ya kuroga Amashashe garuzuye. kabisa mashashe zinajaa. Gusa iyo wabigira akagoto Huku byagenda tunakwenda kwa je. kimeze gutwara moteje. Choma. Deba bakora muri taizo. Wale wanatumika ndani ya kazi ya Mungu. Wanakazana makotoso. Naona zile huku zote. Iyo bangira nuko kukibaza. Imana yakuramye umuntu. Wahimbaza. Tujye dushimira Imana. Kwenda shukuru Mungu. Imana yadukoreye. Mungu alitendea. Kwari kugira ngo tujye tuyishimira. Nidukoreye igitangaza kimwe twishimire kabiri. Nari uwo gupfa, nari uwo kurimbuka, ariko kubw'imbabazi z'Imana Imana inkurayo izina ryayo rihabwa icyubahiro. Iyo mbi ihene baba barambaza, iyo mbi inkoko baba barandiye, iyo mbi ingurube baba baranyokeje, iyo mbi inka ukibagara bazi, ariko Imana yaturengeye tunaganira ijambo rigira riti abatoranijwe waliochaguliwa waliochaguliwa hari aho twavuye uko kwenye tulitoka hari aho twavuye ese nawe hari aho wavuye na wewe kuna kwenye tulitoka hari aho wavuye kugira ngo Imana igutowe Mungu akutoe huko igutoranye ikuchague abahinze barabizi wenye walilima wanapajua hari ibirayi bakuramo birwaye bimwe byavuye amaso ibindi bishyimbo bitagira amaso ngo byatutse ba nyirasenge ko babivuga bakarebamo ibyiza akaba aribyo baje gutera kugira ngo bazabone umusaruro ibibore bakabita cyangwa akaba aribyo bateka uko niko gutora Imana yadukuye mu bapfuye tuzana mu bazima kugira ngo bazaragwe ubugingo buhoraho. Iyo Mana yabikoze rero ntihabwa icyubahiro. Hari impamvu yatumye dutora. Hari impamvu yatumye Imana idutora. Ntabwo yapfa kudutora inyama. Yabwiye Abisirayeli ati dore mbakuye mu gihugu cyanyu mwari muri abaretwa kwa Farawo ariko n'ubundi muraba abaretwa ariko abaretwa bazaragwa ubwami nzabajyana mu gihugu cy'amata n'ubuki ariko mbakijije ikiboko ariko mbahaye icyitonderwa nimugera hakurya ntimuzagira izindi mana muramye ku maso tugiye kuganira ijambo rigira riti gutora abatoranijwe burya abatoranijwe baba batandukanye n'abandi abatoranijwe ntabwo baba basa n'abandi basa ukwabo bagira imyicarire yabo bagira imihagurukire yabo bagira imiririmbire yabo abatoranijwe baba basa ukwabo iyo Imana igutoranije ikuvana ahantu habi ikagushyira ahantu heza ntuzahazwa ibyiza ntuzahabwa ubwiza ntabwo igutoranya ngo wishyire hejuru akubwira gutoranya kugira ngo uyubahe Imana ntabwo uzayubaha hari uko Imana yabanyarukira mu ijuru Imana uzayibona muri mushimye mushimiye nagera iwawe ukamuha agaciro ukamwubahiriza Imana iri mu ijuru
azavuga ati ariko burya Akasema kumbe uriya natoranije nilichagua ari kumbesha agaciro. alinipatishia heshima. Jeremiya nagera iwawe Nitaweka kwako ambwira uti mzee ni karibu ijana twari tugukumbuye na shauku yako, mutangira ikiganiro. mwanze mazungumzo. Burya nta kindi gihe uzabona Imana. Hakuna mahali pengine utapata Imana iba muri bene data, Imana iba muri bashiki bacu. Ibyo uzakorera mwene so byiza, ibyo uzakorera mushiki wawe byiza, uzamenye kuri kwiyandikisha mu gitabo cyo kugira neza. kitabu cha kutenda mema. Twasomye ngo Tulisoma eti nuko nguko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza, mwicishe bugufi, mwicisha bugufi n'ubugwaneza no gutungana, mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha. Icyambere cha kwanza ni ugomba kubona ko mwene so akuruta, kuona kama ndugu yako yuko juu zaidi yako, kandi ukareba ko mwene so niba yagucumuye, angalia ndugu kama niba gukoreye ikibi, anatenda vibaya, mubabarire, murehemu. mubabarire. Iyo tugeze ku mbabazi Tunafika ndani ya rehema ibigufa rikomeye. inakuwa fupa ya Mungu. Utababarira mwene so Rehemu ndugu yako, nawe ntabwo azababarira. watasamehewa. Utaha agaciro mwene so Tenda amani ndugu nawe nta yako, gaciro azahabwa. Udakunda mwene so nawe ntabwo Imana izamukunda. Kandi uwanga mwene so kama mwenzake ni uwaje, mwicanyi. ntabwo ari ko wabyanditse. Aliandika Uwanga mwene so akatera ndugu yake ni umwicanyi. uwaji. Mwihanganirana Musubiriane kandi mubabarirana munasameheane ibyaha, dhambi, kuko kwa kuwa uko umuntu agize icyapa n'undi, mtu anakuwa jina afia na mtu, kuko umwami wacu kama vile mfalme wetu yabababariye, aliwarehemu. aba ariko namwe mubabarirana. Musamehe. Imana yacu yaratubabarije, isabwe ngo natwe tubabarirane. Tujye mwibuka amakosa yahanganya urebe muri 2022, uzayibukane muri 2023, ugende muri 2024. Ishirini na hivi Nureba nawe uzaguhitana nyuma. mbaya kabisa, nitakuchukua wewe pekee. Bititwa uyu munsi mubabarirane, kuko umwami wacu nawe yatubabariye. Tubabarirane ibyaha byacu, kuko Imana yacu nayo yabitubabariye. Naye tusamehe. Ariko ibigeretse kuri ibyo byose, Ili nayo kuongeza kwa ile mwambare umutima w'urukundo, naye roho wa upendo, kuko ibyo byose vile vyote, ariko lakini ibigeretse kuri ibyo byose unayofuatana ile yote, mwambare umutima w'urukundo, moyo wa upendo, kuko ari byo kwa kuwa murunga wo gutungana rwose, kama kwa kuwa mwenye haki wote, ikiruta byose yote mwambare umutima w'urukundo, kuko ari wo murunga wo gutungana rwose. Umuntu ufite urukundo aba atunganye, inakuwa na ufite upendo urukundo safi. ntagirira mugenzi we nawe, ufite urukundo ntabwo yanga mwene se, ufite urukundo akunda bose, akunda n'abanzi be. Wake Iyo tugeze aho ibigufi, fika mbali na kwa Imana yabyandikishije ntabwo ari byo. aliandika sisi. Yaba ari byo bimwe nari kubikura, Ingekuwa mimi yaba ari wowe wari ingekuwa kubikura. wewe moja kwa Ufite urukundo na upendo, akunda bose. anapenda wote. Urabyemeye? Bali Mureke amahoro ya Kristo atwarwe mu mitima yanyu. mwache amani ya Kristo atawale ndani ya mioyo yenu, Agara ya Gerard. sio ya jirani. Reka kuvuga ngo Acha kusema eti ashe kugushije amahoro. ananikosesha salama. Waache kudanganya. Kuza amahoro nawe Asheri anakosesha salama na watu hayo. wowe ubwawe wayabuze. Pekee unayakosa. Shaka amahoro uyashikire. Amani na uyafuate. Numara kuyabona Ukishashika ureke kubeshera abantu. unafikia wengine. Wewe ubwawe shaka amahoro. Pekee tafuta amani.
kugira ngo uyashikire uyagundire numara kuyagundira ushobora kumenya aho amahoro ari ushobora kuvuga uti se amahoro nyabuze ati salama na ikosa je ninde utari baryama ngo abyuke yarakaye muri mwese nene mwenye alilala na amuka baada ya usingizi kwa watu wenye nani mu bitotsi ndani ya usingizi ninde bari babyuka abyuka ari gushaka amarengo buracyeye imana ishimwe ngiturabukije buri muntu abyuka amuka watonganye nani amahoro yakura ngaho wayakuba ashara kurija amahoro ate none uzakurija amahoro ate shara kurija amahoro ate nawe ngawe muri wowe ntayarimo ndani yako hakuna mandu yashaka muri wowe acha watafuta ndani yako niba bayabuze kama uliyakosa tabaza umwami Yesu muite mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu acha amani ya Kristo atawale ndani ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe mlitiwa ukuwa mwili mmoja kandi mugire imitima ishima tena mkuwe na mioyo na shukuru reka kugaya abantu acha kudharau wengine bashimira aho bageze washukuru mahali wanafika shimira Imana aho ikugejeje shimira Imana aho mwene atakugejeje ndugu yako anafikisha ntabwo mwene se azakujyana ngo akugeze ku iherezo ahubwo uzakugeza ku iherezo ni Uwiteka Imana aho njyewe ngarukiye hano ariko Imana ishobora byose mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu acha amani ya Kristo atawale ndani ya mioyo yenu murabyemeye ababuze amahoro tuyashakire muri Yesu ntabwo mfite abakeneye Uwiteka ngo yamuhe abakeneye mwese mwese mu Uwiteka kandi Uwiteka araraba turi kuganira ngo abatoranijwe mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu naho abana b'abangurata lakini wanadamu ntayo bafite wanayo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye neno la Kristo liko ndani yenu na tena lina ari igice ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye neno la Kristo liko ndani yenu rifite ubwenge bwose na hekima yote mwigishanye mfundishane muhugurane muonyane muri Zaburi ndani ya Zaburi muririmbirane mwigishanye mfundishane muhugurane muonyane muri Zaburi ya Zaburi Daudi aravuga ati Daudi anasema ati Imana Mungu yakijije idubu anaokoa kabisa ikiza intare anaokoa simba intare yaraje ndayishanyaguza kwa naipasua idubu rije ndarishanyaguza none iyo Mana sasa ile Mungu ikigeretse kuri iki yavanye Sawuli ku ngoma maze yimika Dawudi icyamuza guhimbaza iyo Mana ni iki ikura muri Zaburi n'ibihimba mu mwuka imba ndani ya kiroho muririmbirane muimbiane Imana Mungu ishimwe ashukuriwe mu mitima yanyu ndani ya mioyo yenu mu mitima y'abantu ndani ya mioyo ya watu mu mitima yanyu hahore mwishimwe he guhora mwamaganya wihora witangiriye itama umugabo wanjye ngarandesheje Bwana yangu kabisa uyobora azagaruka umugabo wanjye ngambereye nabi Bwana yangu kabisa umugabo wanjye ngo yarandesheje kabisa nimetesa humura Imana izamukoraho amara kumukoraho azongera abe neza wicika intege umugore wanjye yambereye ikibazo kwa kwanza kwangu oya hapana giye gushakira amahoro ku Mana Imana iri mu ijuru izagutega amatwi izaguhereza amahoro izayahereza n'umugore wawe muzabana mu munezero ndani ya amani ikigeretse kuri ibyo mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima y'abera Imana iri mu ijuru izamuka maze ibane natwe twuzure umunezero duhabwe ibyishimo by'agakiza kabisa furaha ya wokovu abari kumva aya magambo nasikia imani Imana ibaha umugisha n'izina Yesu Kristo jina la Yesu Kristo ijambo rya Kristo neno la Kristo aba ari ryo ritwara hadi tawale ubutegetsi bwacu burorere tuache ntabwo hashira azagerwa ubwebwo akasema eti n'abana mwe nyinyi watoto nayo wa mugore we wewe mke
umenye ko ari nje mugabo wawe Muje kama ni mimi abana ngo umenye ko ari nje wese watoto muje kama ni mimi baba yenu. amahoro ya Kristo amaze kuyobora ijambo ry'Imana rikuye muri wowe bazarikubonamo ntabwo bazarireba mu mutima imikorere yawe umunsi umwe nari mu muhanda Siku moja nilikuwa barabarani, narababaye cyane nilihuzunika sana, ariko kandi nshimira lakini tena shukuru Mungu. nakundaga guca ku cyuma cyawe gitanga amafaranga Nilikuwa napenda kupita kuchuma kile ATM na kupana pesa. ariko nari nahaciye hari kuwa gatandatu mu gitondo Kwa na asubuhi natoka ndani ya kazi, abana bambera inkota watoto wanashika chuma. ngo papa vuga umunsi ngo ntabura tanki cya cumi ngo kandi ngo unyuze mu cyuma Baba, leo utapana cha 10, mbona unapita ku ubu ndi ATM? guhora urahanyura ugashyira amafaranga Mbona cya kila cumi kupita utagiye kuyasikira kila sana unagusa unakamata pesa, mbona none kamata. muri urajyana Sasa leo utapeleka nini? niyo mba nazikuye Ningekuwa kama ntabwo sikuzitoa, nari kubatsinze nilikuwa kabisa ninashindwa. abana bawe Watoto wako, abana bawe watoto wangu, abana bacu watoto wetu, imana bazayibona muri twe Mungu ataipata mureke amahoro ya Kristo acha amani ya Yesu Kristo atwarire mu mitima yacu wale ndani ya mureke ijambo rya Kristo ritubere umuyobozi nawe se nituyobora turananirwa ashira ngo niyobora tuzakomera tukuganira ngo abatoranijwe mwese mureke tuyoborwe n'ijambo tuongozwe na neno. mureke amahoro ya Kristo atuyobore aba ariyo agenda mu mitima yacu Tutembee ndani ya mioyo twe yetu. kubwacu twe kwibuza amahoro Tusisikonyeshe sana. batubeshere abandi Tudanganyie wengine. turabyemeye Tunakubali hayo. ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye Neno la Kristo liwe ndani yenu na mnajaa. mwe gukunda bino ngo bino mu byanyu Mpende hivi mwikatale. ijambo rya Kristo Neno la Kristo ribe muri mwe rigwiriye liwe ndani yenu na rifite mnajaa. ubwenge bwose Iko na hekima yote. mwigishanye Mfundishane. buri muntu yigishe mugenzi we Mtu afundishe mwenzake. hari ibyo ntazi Na mimi sijue. dusabe araza ambwira ati Kama atakuja sema eti burya wataye kumbe ulipotea. ko wambaye Unajua kama ipantaro yawe ugashyira mu masogisi none ngenda ndakare sasa niende nikasirika. ririya shuri sigari ryananiye Ile somo sikuwa nimeshinda. mwigishanye Fundishane. kandi muhugurane Tena muonyane. muri zaburi Ndani ya Zaburi. n'indirimbo Nyimbo. n'ibihimbano by'umwuka Na zile nyimbo za kiroho. muririmbirana imana ishimwe mu mitima yanyu kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora muje mubikora mu izina ry'umwami wacu Yesu muje mubikora mu izina ry'umwami wacu Tenda ndani ya mfalme. mushima imana data wa twese Shukuru Mungu Baba wa kubw'uwo kwa ule. murabyemeye Anakubali. mwicishe bugufi Mujinyenyekeze. kandi mukundane Tena mpendane. imigani 22 Mstari 22. umurongo wa 4 Mstari wa 4. agira uwibuka Ndio kuharakisha. na kabiri umurongo wa 4 Turasoma mu Kristo. Uwicisha bugufi akuba Uwiteka ingororano ye ubukire n'icyubahiro cy'ubugingo. uwicisha subiramo Ndio ndani. Uwicisha bugufi akuba Uwiteka ingororano ye ubukire n'icyubahiro. imana izayobora mwicisheho bugufi uzabona imana mwicisheho rero Hata Mungu wapi sasa tushinyekeze. nibakubwira Anakuambia. ukumva ibyo bakubwiye Nasikia inakwambia. ukabituramo Unabiishi. ukamenya ko ari ukuri Unajua kama ni kweli. ukubahiriza Unavitii. ingororano ufite Kabisa thawabu yako. ni ubukire Karibu utajiri. n'ubugingo Uzima. ubugingo buzashira Uzima utaisha. ubugingo buzahora iteka ryose Utaishi milele.
Nidome kwicisha bugufi. Nana kubali kunyenyekeza pamoja na Kristo. Mpamvu niba mu mutima yanyu izina rya Yesu Kristo. Kubera iki? Kwa nini? Mureke amahoro ya Kristo atware mu mitima yanyu. Acha amani ya Kristo itawale ndani ya mioyo yenu. Mirongo wa 18. Mstari wa 18. Bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Bagore, Wanawake. hari abagore bari mu nzu. Wanawake kwa hapa. Hari abagore bari mu nzu. Wanawake kwa hapa. Bagore mugandukire abagabo banyu Wanawake muweze kuwahifadhi nk'uko wanawake. bikwiriye abari mu mwami wacu. Tunastahili wenye wanaishi ndani ya mfalme wetu. Hari imvugo zateye Na masemi zilikuwa mu mabari. rehemu. Wabwira umuntu ngo uriya mugore bari kumwamagana. Lazima ule mke anamuita. Watamugera Ukimfika ukimfika. mugore ni Mke ni nani? mugore ni nyoko. Mke ni mama yako. Uko mwandike kuri hano nijapana. Mwaje makira amazina yanjye n'abanyu mukayabo. Ongea majina ya usiacho. Bagore mugandukire abagabo banyu Wanawake muweze kuwahifadhi nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Niba barimo bavuga ngo amina. kama kwa ndani mseme amen. Ni abagore Wanawake mugandukire abagabo banyu wahifadhi au kutii nk'uko bikwiriye kama vile inastahili. abari mu mwami wacu. Ndani ya Mungu. Ababyemeye bashobora hejuru. Bagabo namwe mukunde abagore banyu Wanaume na nyinyi muweze kupenda mukabasharirire nimubasharirire. Usiwakasirikie. Ngo ni umupapa Nasema haya ni baba. wabisomye. Ulisoma wapi? Ninde wanyu itaho byanditse. Naweza kujiandikiwa. Bagabo Wanaume namwe na nyinyi mukunde abagore banyu mpende wanawake. nimubasharirire. Usiwakasirikie. Aya magambo areba buri muntu. Maneno naambia kila yeyote. Abagabo bari kuno bari bashiko kwera. Ndio kwa hapa na watee vidole juu. Niba ijambo ari ukuri, Kama neno ni kweli, ari umuhanuzi, kama ni nabii, ari Frere Frank, Mungu fulani. wumvishe ko ari ukuri, Kama ni kweli, uracyafite ideni ndani kabisa ryo kubyemeza uvuga ngo amen. ya kusema amen. Bagore mugandukire abagabo banyu Wanawake mweze kutii kuko bikwiriye abari mu mwami wacu. Bagabo namwe wanaume na nyinyi mukunde abagore banyu mpende wanawake. nimubasharirire. Usiwakasirikie. Mbese mwabyanze? Wote mnanipokana. Bana mwumvire ababyeyi banyu Watoto na nyinyi mtii wazazi muri wenu byose, ndani ya yote, kuko ibyo ari byo kwa kuwa vile ndiyo umwami wacu ashima. Mfalme anashukuru. Abana bari mu nabo watoto bategeka kumva ababyeyi babo. wanaamuriwa kutii wazazi wao. Abana murabyemeye? Watoto mnalikubali? Base ntimukarakaze abana banyu Wababa na nyinyi msiwakasirikishe watoto zenu. batazinuka. Wasikabisa wasikate tamaa waachilie. Ntabwo ari kubajana mu myicungo, Sio kuwapeleka kule ndani ya ari kubajana mu myicungo kutembea kandi mu myinongo urasunika no bigisha Imana, Fundishe wajue Mungu. bereka inzira y'ukuri, Fundishe njia ya kweli. kuko ibyanditswe biri kuvuga ngo Maandiko inasema ereka umwana wawe fundisha mtoto inzira wako. akwiriye gucamo kuko azarinda akura atarava muri iyo nzira. Turabyemeye? Base ntimugasharirire abana kugira ngo batazinuka. Kusudi wasiwaachilie. Ushobora kubasharira mu buryo utazi. Naweza kukasikia namna ujue. Hari imvugo yateye Unafasemi kabisa inakuwa mudashikirwa kwa shehe kama wewe hauolewa kwa Hashem, ntakumenya. nitakuonesha watakumwanga. Wabyaye y'umusore Ulizaa kule mwanaume. uzi izina rye, Unajua na jina lake. uzi imico ye, Unajua na tabia uzi zake. uko Imana yamuremye. Unajua vile Mungu alimuumba. Reka kumusharirira. Acha kabisa kumkasirikia. Umukobwa wacu rero Binti wangu uhaye itegeko nakupatia sheria. uzemera gushyirwa ku muhungu wa Videwo. Bali kuolewa kwa kijana wa Kideo. Ngo ninjye nawe Ni mimi
na wewe. Walete kumushambulia. Waache kabisa kumkasiria. Walete gahitamo. Waache achagulie. Walete gahitamo. Waache achagulie. Elezeri aragiye. Elezeri John anaenda. Asabye ikimenyetso. Anaomba kabisa. Abwira Uwiteka ati, anaambia wa milele. dore mpagaze ku isoko. Nasimama kuchemuchemu. Uri buze. Akibwiriza. Akuye akama amazi yo kunywa. Akuye n'izingamiya. Uwarabari uba umugeni. Atakuwa mgeni. Umugeni mu cyumba w'umuhungu wa databuja. Aburahamu yari yamubwiye ngo uzagende kwa Sheraha, ariko yasabye Imana abari kubera umuyobozi, reka kuja mu bita kureba, reka gushakaza umwana, reka kuzimukisha umwana, ureke ibyo Imana yamupangiye. Imana irimuhe ni gutoraniriza, ahubwo yo kumutoraniriza ihariye hakurya. Iyabivuze ntabwo izivuguruza. Ivuga ijambo rigira riti abatoranijwe. Ese murabyemera? Mukarakaza abana mu babyeyi kugira ngo batazinukwa. Mbata mwumvire bashobuja. Watumwa muweze kutii kabisa No ku mubiri. Kwa kimwili. Aba ni abakozi bakora muri Amazon, muri Ingram, muri Tyson, muri za Cricket, muri za Walmart, n'ahandi. Mbata Watumwa. ari mbata ziri muno. Watumwa kwa hapo. Mwumvire bashobuja kabisa wo ku mubiri ndani ya kimwili muri byose. ndani ya yote. Ntimugakore Musiguse bakibareba musitende gusa ngo muse n'abanezeza abantu, wewe kama wanafurahisha watu ahubwo mukore bali mtende mutaryarya na uchanya mukwe ku mutima, kutoa ndani ya moyo, mukwe ku mutima, kutoa ndani ya moyo imitima yanyu yoyo yenu. mwubahe Imana, Mtii Mungu mwubahe Imana. na mnatii Mungu. Ibyo mukora byose Mnatenda vyote bikore mubikuye ku mutima, kutoa ndani ya abakorera moyo. shobuja Na mukuru. wanatumikia kabisa kiongozi mkubwa. Yuko na kiongozi mkubwa. Badakorera abantu Hawatumikie watu. muzi yuko Mnajua ya kwamba muzagororerwa nawe kabisa mtapatiwa malipo naye. wawe wa murage, Pata ile urithi kuko mukorera shobuja kwa mukuru mnatumikia kiongozi mkubwa. Kristo. Yeye ndiye Kristo. Gituma dukorera abantu Nasi tunatumikia wengine kugira ngo tubanezeze ili tuwafurahishe muri byose ndani ya yote. byabo bidapfa, kugira ngo tutazagira umugabo ku mwami wacu. Kwa mfalme wetu Abakora mwese murabyemera, tunatumikia wote tunakubali. nitudakora Kama tutumike ibyo bazatwiruka, ndio watatufukuza. nidukora nabi Tumika vibaya ibyo bazatwiruka, watatufukuza. kandi no ku Mana Kwa Mungu tuzagiraho umugabo. kwa na lawama. Ubwami ijambo rigira riti abatoranijwe nibakora imirimo yabo yose zote mu buryo bukwiriye kwemera, kandi bizanezeza abo bakorera. Abagore bumvire abagabo babo, wanaume wenu. n'abagabo nabo bakunde abagore babo. Wana wapende wanawake Ubaze zao. ikibazo wamugore, Wajifunze swali mke. hasize imyaka 5, Unamaliza miaka hata umugabo wawe yagiye akurobanura mu bandi, wana wako anaenda na kuchagua ndani ya wengine. aremera ahingira ibyatara, Anakubali aremera aja guhinga no muri Indiana, aremera aja guhinga igishanga, aja ikiwanja, aja imakoka, aja na hehe, basi na wapi arwana amabavu kugira ngo akuronke. kabisa anakuwa na vidole ndani ya mikono kusudi apate wewe. Noneho kugira ngo umuhereze ibitaro n'amaboko yombi, Usipatie chakula na mikono yote kubisunikisha akaguru. ni kuvisogesha na miguu. Iyo training bari kumwe Kabisa ni mafunzo wewe ulitoa wapi? yagukuye ku isoko ry'abashaka abagabo, Wewe nataka wanaume. wari ugiye kurata, wari utangiye kumusuzugurira iwe, Kudharau kwake. wari gukora neza. Unaona kabisa wewe unatenda vizuri. Bagore mugandukire abagabo banyu muri byose, kuko bikwiriye mu mwami wacu.
bagabo namwe n'abagore banyu wa Bwana na nyinyi mpende mubasharirire kabisa, msiwakasirikie. Godeo Angalia, Godeo ibyo byanga angalia chakula leo. mundeke ibirayi Pigia kabisa hamwe n'ibishimbo na angalia kututatetse nina ibana kupika nyama. sore hazashe Wewe unaenda kuhembea zile nyama na katara kuzipika. bagabo Wanaume mukunda abagore banyu mpende wanawake timubasharirire wakasirikie. ibyo babatekeye mu byakira mu mutima w'imbabazi Moyo wa rehema. wa mugabo Wewe Bwana, bitamaso hapo piga macho bama. ni bangahe bawutera bapinga Ni wangapi waliokatala? atagira uwihagarara Usikaa kusimama wako. ubukwe mbere y'uko butaha Harusi mbele kuwe. imanza gufoka Unakuwa na wakuzalau. mugomba kugira agatema Unakuwa na wale wa kuachanisha. Wakuzalau. wowe ntabayeho ni Unakuwa hapo ni nani? aya ngiye gushika papa padusana Unaanza kufanya harusi. padusana ni abakene Sasa ni wa maskini. abisomye Nilisoma wapi? uwo bitabayeho ni bamugize umugore nawe arakwemera utangiye kumusuzumura utangiye gukubita imyenda mwate Piga migari yenye piga. utangiye no kubyara Hata kuikataa. abagabo batirukaga Wanaume kabisa wewe uyu munsi mubyigane mujye kurya ibiryo abagore banyu batekeye kugira ngo batabakekera ibindi abagabo bari hano murabyemeye uri kugira gucuruza ibiryo babatekeye namwe bagore wajye gusuzugura abagabo banyu kuko niba imana yabahaye abyemeye mwese imana iramuzi abatoranijwe ntibanga ibyo kurya abatoranijwe ntabwo bangana ahubwo barakundana usomereza muri 33 mbere ku murongo w'icyenda mstari wa 9. ahirwa ubunyura ku Uwiteka abatoranijwe nimusogongere abatoranijwe ni kubabwira ngo nimusogongere musogongere mumenye ko Uwiteka agira neza hahirwa umuntu ubunyura ku Uwiteka mwubaha Uwiteka mwaberewe murabyemeye mwubaha Uwiteka mwaberewe abubaha Uwiteka imigunzu y'intare yicarire musogongere umenye ukuntu Uwiteka agira neza abiringira Uwiteka ntacyo bazakemwa imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza ariko umwana w'umuntu wiringira Uwiteka gusa ntacyo azakemwa ijambo n'abaganirizaga n'ibiro abatoranijwe